ukuntu tubona utuje urimo gutekereza cyane, wagira ngo ufite ikizamini gikomeye cyane urimo kwitegura. Emma, ugomba kwishima ugaseka kuko ubukwe ari imwe mu minsi ikomeye itazagaruka mu buzima bwawe. Rero no mu kubutegura ugomba kubutegura wishimye, nta mpamvu yo guhangayika. Emma, inshuti ze zimaze kumubwira gutyo, ati natuza ntariko mu bukwe hari ibintu byinshi biba bishobora kwangirika, kuko umuntu aba atekereza ko hari byinshi bishobora kutagenda neza nk'uko yabiteganyaga. Ahari njye ubanza nzatuza ari uko burangiye. Za nshuti ze ziti oya, tuza ariko wihangayika, urabizi ufite abantu benshi bagushyigikiye, rwose tukuri inyuma turi benshi, kandi urabizi ko ubukwe bwawe washyizemo amafaranga menshi ashoboka, buri kintu cyose kiri ku murongo, nta kibazo rero na kimwe kizaba, humura. Kandi nk'uko babivuga, niba koko ibibazo bikemurwa n'amafaranga, amafaranga akaba ahari, ubwo biba bivuze ko nyine nta n'ikibazo kiba gihari. Bose batangiye kumwenyura, nuko Emma akomeza kwitegura ubukwe bwe. Reka mbasuze kandi mbahe ikaze ku nkuru yacu y'urukundo nziza cyane, aho umukobwa witwa Emma mu gihe yendaga gushyingirwa yumvaga ntacyo atazakora kugira ngo azabane na nyirabukwe neza. Yaremeye biramuvuna, yiga byinshi bitandukanye, ariko si umusaruro waje kuba uwuhe? Ibyo yifuzaga si yaje kubigeraho? Ese ubundi ni iki kidasanzwe cyari kiri kuri nyirabukwe ku buryo byasabaga Emma kugira ibyo yiga? Kurikirana inkuru yacu, nizere ko uraza kuyikunda. Reka ariko mbanze mbashimire mwebwe mwese mwamaze gukora subscribe, kandi namwe mutarayikora mbararikire kuyikora. Twakomeje rero n'inkuru yacu. Dutangiye inkuru yacu hari ku mugoroba umwe, Emma yari yagize akazi kenshi cyane uwo munsi, yumvaga ananiwe kandi yumvaga agifite byinshi agomba gukora. Hari ahantu hamwe yakundaga kujyana ukagafatirayo kofi, ariko icyo gihe bwo yumvaga agomba kujyayo uko byagenda kose kugira ngo anakoreho akagendo gatoya aruhure mu mutwe. Imodoka ye ntago yigeze ayijyana kuko yumvaga agomba kugaruka agakomeza akazi, kandi naho yari agiye hari hafi aho. Emma yagezeyo yaka kofi aricara yifatira aho ngaho ngaba naruhukaho gatoya. Yari yicaye wenyine, yumvaga ari byo bimuhaye amahoro. Ariko hashize akanya gatoya hari undi musore winjiye. Gusa uwo musore yarebye ahantu hose ngo arebe ko yabona ameza ari free, ariko arayabura. Nuko ahitamo kujya kwicara impande ya Emma, kuko ariho nibura hari umuntu umwe, ahandi hose hari abantu benshi barenze umwe, akumva byaba bimubangamiye. Nuko amugeze imbere aramusuhuza, arangije aramubaza ati ese hari ikibazo twicaranye? Emma nubwo yumvaga yishakira gukomeza kwibera wenyine, ariko yabuze uko yabigira, yanga kumuhakanira, ati nta kibazo twakicarana. Uwo musore nawe ati urakoze cyane, nari ngize ngo wenda ugiye kubyanga, kuko natekereje ko wenda hari undi muntu ushobora kuba utegereje. Ubundi ntago bisanzwe ko umukobwa mwiza nkawe yaba yicaye ahantu nk'aha wenyine. Uwo musore yabivugaga atebya, ariko nanone ari kumushotora, mbese yagira ngo Emma atangira amwisanzureho batangire baganire. Emma yahise amwenyura, ariko agiye kubona abona uwo musore arambitse igitabo yari afite aho ngaho ku meza. Emma n'amatsiko menshi ahita afata cya gitabo ati narebamo, undi ati nta kibazo. Ariko Emma atarabumbura igitabo, wa musore ati ariko si ubundi hari ikibazo njyewe nawe tumenyanye, njyewe nitwa Jeff. Undi nawe ati nitwa Emma. Jeff ati wow, burya ufite n'izina ryiza. Emma aramushimira ati urakoze cyane. Nuko atangira kubumbura cya gitabo, ubona afite amatsiko menshi cyane kandi yagikunze. Jeff ati ariko se nawe burya ukunda gusoma ibitabo? Emma ati cyane rwose, ntushobora noneho kumva ukuntu iki gitabo nari narakibuze ahantu hose.
uyu ni umwe mu ba hoteli nkunda cyane, ahubwo ndangira aho ugikuye. Jeff aramwenyura ati nari nzi ko ari njyewe muntu utajya utandukana no gusoma, none wowe ndabona ubikunda kundusha. Nta kibazo waba ugifite kuko aho nagikuye ndabizi hariyo n'ibindi byinshi, nzazana ikindi nta kibazo. Emma na Jeff bakomeje kuganira babona bafite byinshi bahuriyeho. Ikindi kandi bari mu myaka imwe, guhuza mu biganiro byari ibintu byoroshye cyane. Kuva uwo munsi batangiye kumenyana, baza kuba inshuti, biza no kurangira baje no gukundana. Emma wabanaga na papa we gusa yaje kumubwira ko afite umukunzi. Emma nta mama we yagiraga, mama we yapfuye afite imyaka 5, bari bataramukurikiza, nta wundi mwana bari bafite. Ise yanze guhita ashaka undi mugore no kuyirerera umukobwa we neza. Yari umugabo w'umukire cyane, yumvaga afite ubwoba bw'uko adashobora kuzabona urukundo rw'ukuri, ko waza wese yaza amukurikiyeho ubutunzi gusa. Nuko afata umwanzuro wo kutazongera gushaka, nuko aza kurera Emma gutyo wenyine. Yari umugabo uzi gukora cyane, afite imitungo myinshi cyane, kandi birumvikana ko no kuri Emma ari uko byari bimeze. Nawe yari afite imitungo myinshi, kandi yakomezaga no gukora cyane akayongera, kuko ise yari yaramutoje gukora cyane kuva kera akiri muto. Papa we rero akimara kumva ko umukobwa we afite umukunzi, nubwo byamushimishije, ariko nanone yagize amakenga. Ati si uwo musore uramuzi neza, uramwizeye? None se urumva wizeye 100% ko agukunda nta kindi kimugenza? Ntago wenda ujya utekereza ko ari imitungo yaba agukurikiyeho? Emma ati papa, rwose Jeff umwizere, wenda numubona nawe uzambwira, arankunda, nta kintu ankurikiyeho. Tekereza yuko atanazi ko ndi umukobwa w'umuherwe ukomeye cyane muri uyu mujyi. Urumva ni umuntu twahuye binatunguranye ku buryo ataraza hahise hanjye. Humura rwose iby'imitungo ntabyo azi, nta kintu na kimwe azi rwose ku byerekeranye n'ubutunzi bwacu. Papa we ati ndumva ari byiza, gusa ugenze gakeya, ntukizere umuntu byihuse gutyo. Ujye umenya ko umuntu ari mugari cyane, ashobora no kwijijisha akakwereka ko nta kintu azi, kandi azi byose anagukurikirana umunsi ku munsi. Emma ati papa, rwose tuza witekereza undi mwana gutyo. Ise ati si uko utamwizera cyangwa se kumutekereza nabi, kandi nawe sinkubujije kumwizera, gusa icyo nkusaba ntukihutishe ibintu, kandi icyo akubwiye cyose ntugahite ucyemera nk'uko akivuze. Nawe ujye ubanza ucungure nk'umuntu mukuru. Emma ati papa, humura rwose nzabikora nk'uko ubimbwiye. Emma na Jeff bakomeje gukundana, bageze aho babona ko hageze ko imiryango yabo nayo imenya iby'urukundo rwabo. Emma abwira Jeff ati njyewe muzehe wanjye arabizi ko mfite umukunzi, igisigaye ni ukukubona gusa, kandi ndabizi neza ko azakwishimira. Ubu disi na mama wanjye yaba akiriho yari kuzakwishimira. Emma yabivuze ashaka no kurira kubera agahinda k'ukuntu yakuze adafite mama we, agatekereza n'ukuntu mama we adahari kandi bari batangiye gupanga iby'ubukwe. Nuko agahinda kumva karushijeho kumwica, ariko ageze ahari ikaruma. Atariko ndabizi neza ko mama wawe azambera aho mama wanjye atari. Jeff aho kumusubiza nuko yitsa umutima. Emma ati none se chérie, sibyo? None se siwambwiye ko ufite mama wawe? Jeff ati yego ndamufite. Emma ati none se mama wawe nawe si nka mama wanjye, azaba ari mama n'amaboko icyarimwe. Jeff ati Emma, ibyo uvuga nibyo kandi birumvikana, ariko hari byinshi utazi.
hari n'igihe ntekereza ko uramutse ubimenye wahita unyanga. Emma ati ko nteye ubwoba se, ni ibiki se? None se ko mbwiye gutyo ari uko mvuze kuri mama wawe, none se ntawe ugira? Jeff ati Emma, urabizi ndagukunda, nibyo koko mama wanjye arahari. Ngiye kukubwiza ukuri ku bya mama wanjye, ni wowe uri bufate umwanzuro wo kunsiga cyangwa se kugumana nanjye. Emma ati ariko kuri kurushaho kuntera ubwoba, ariko humura Jeff, urabizi ko ngukunda, niteguye kukumva, kandi humura sinagusiga uko byaba bimeze kose. Jeff ati mama wanjye rero afite ubumuga abana nabwo ubuzima bwe bwose. Ni ubumuga bwatangiye akiri muto, bwaje akiri umwana afite imyaka 7 nibwo ubwo bumuga bwatangiye. Icyo gihe mama wanjye yaje guhura n'ikibazo cy'uburwayi bukomeye cyane iwabo batabashije gusobanukirwa ubwo aribwo. Gusa nyine yari arembye hahandi batekerezaga ko azanapfa rwose, bumvaga adashobora gukira. Gusa ku bw'ibitangaza by'Imana yaje gukira, ariko asigarana ubumuga bwo kutumva ndetse no kutavuga. Icyo gihe batekereje ko ari ingaruka z'imiti yahawe, abandi nabo bakavuga ko ari ubwo burwayi bwabimuteye. Gusa ikiriho nuko nyine mama wanjye abana n'ubwo bumuga bwo kutumva ndetse no kutavuga. Jeff yarangije kuvuga ibyo agahinda ari kose, Emma aramwihanganisha ati humura Jeff, none se ibyo koko nibyo byatuma njyewe nawe dutandukana koko? Ibyo ni ibintu byatuma njyewe nshobora kukwanga? Jeff ati uzi ikibazo se gihari? Reka nyine nkomeze nkubwire ibya mama wanjye. Mama nyine akimara gukira ubwo burwayi yize indimi z'amarenga, ubuzima burakomeza ku buryo yaje no kuvamo inkumi nziza cyane rwose, abona umusore umukunda, nuko barabana. Bamaze kubana ariko hashize igihe gito yamusize wenyine kuko yari arambiwe kubana n'umuntu umeze gutyo. Ubwo kandi muri icyo gihe mama yari akuriwe. Mama iyo tuganira muri izo ndimi z'amarenga nyine abambwira ko yongeye kwishima akimara kumbyara. Ibaze ko papa wanjye ntanamuzi, ntazi n'irengero rye kuva icyo gihe. None rero mama yambwiye ko nimara kuzana umugore tuzakomeza tukabana. Yansabye ko ntazamusiga mu nzu wenyine, kandi koko birumvikana. Afite ubwoba bwo kuba yaguma wenyine, afite ikibazo cy'uko aramutse atewe atabona umutabara, aramutse agize ikibazo nta muntu n'umwe yabona umufasha. Nawe nyine urumva yuko bigoye, ntashobora gufata telefone ngo ahamagare, mbese nyine biragoye cyane kandi nawe urabyumva. Rero mba mfite ubwoba ko ushobora kutemera kuzabana na nyokobukwe mu nzu imwe, kuko mbona abantu benshi babyanga. None se Emma, wowe urabitekerezaho iki? Uremera ko mama wanjye azaza kuba mu rugo rwacu nyuma yo gukora ubukwe, cyangwa se ntabwo ubyemera ibyanjye nawe bigiye kurangira? Emma yabitekerejeho, nuko areba n'agahinda Jeff afite, nuko amubwira ko nta kibazo ko bazabana. Jeff yarishimye cyane, aramuyambira hafi no kumuterura. Ati urakoze cyane, nduhuye umutware nari nikoreye. Nakomezaga kwibaza uko byamera uramutse umpakaniye, nkumva sinshaka kukubura, kandi na mama nkumva sinshaka kumutererana. Urakoze cyane Emma, ntabwo ushobora kumva ukuntu unshimishije muri aka kanya. Ubu igisigaye ni ukujya kukwereka mama wacu, kuko n'uwanjye nawe. Emma yaramwenyuye ati ndumva mfite amatsiko yo kumubona rwose, ndumva birimo bintindira. Jeff ati humura ni vuba, ayo matsiko yose rwose humura uzayashira.
mama wanjye rero nubwo afite ibyo bibazo ariko ubundi ni ikizungerezi, numubona nawe uzambwira. Bose barasetse nuko bakomeza kwiganirira. Umunsi wo kujya kwa Jeff warageze, nuko Emma aritegura nk'undi muntu wese ugiye kwa nyirabukwe bwa mbere. Nuko nawe agezeyo bamwakirana urugwiro, bamwereka ko bamwishimiye cyane. Ariko Emma yakubise amaso nyina wa Jeff arikanga, abona ni umumama mwiza cyane kandi ukiri mutoya. Emma ati, Jeff, none se ko mbona mama wawe mungana, uzi ko wagira ngo ni mushiki wawe? Noneho ukuntu mudasa nabyo biratangaje. Jeff aterega mama wanjye yambyaye akiri muto cyane, niyo mpamvu. Kandi urabizi nta wundi mwana yongeye kubyara, nta n'imirimo ivunanye yahuye nayo. Niyo mpamvu akiri mutoya gutya nyine yakomeje kwibera inkumi. Naho ibyo kuba tudasabyo, ajya akunda kumbwira ko nsa na papa wanjye cyane, ko wagira ngo niwe wagiye mu nda kongera akagaruka. Emma yatangiye kwibuka ukuntu nawe adasa na mama we, nta n'agasura na gakeya bafitanye, ko ahubwo asa na papa we cyane. Nuko ntiyabitindaho. Batangiye kuganira, ariko byari bigoranye kuko Emma izo ndimi z'amarenga ntazo yari azi. Jeff byamusabaga ko ari we usemura icyo Emma avuze cyose n'icyo mama we avuze cyose. Kari akazi katoroshye mu by'ukuri. Jeff yageze aho ariko ubona ari kwiganira na mama we cyane, baseka bishimye, ubona bakundanye ku buryo budasanzwe. Emma biramutungura cyane, ati, Mana nyagasani, ese buri gihe ni ukumuhora? Mbega umuhungu ukundana na mama we. Emma yakomeje kumva afite amatsiko yo kuba yamenya ibyo barimo kuvugana, ariko Jeff amubwira ko mama we arimo kumubwira ko yamwishimiye cyane, ko yamukunze ku buryo budasanzwe, ko yishimye ko agiye kugira umukazana nka Emma. Nuko Emma nawe amubwira ko yamwishimiye cyane, ko yamukunze. Nuko ibyo byose bamaze kuvuga, Jeff akajya agasemura. Emma yaratashye, ariko akomeza kwibaza ukuntu azabana na nyirabukwe mu nzu imwe batabasha kuvugana ngo bumvikane. Nuko biramuyobera, yibaza ukuntu baramutse bari kumwe mu rugo bonyine uko byaba bimeze, nta n'umwe ushobora kubasha kuvugisha undi. Nuko biramucanga, yibaza ukuntu Jeff igihe azajya badahari bizajya bigenda. Bikomeza kwivanga, nuko atangira gutekereza ati, ese ubu buri gihe tuzajya tubwira Jeff ngo ageza tube turi kumwe mu rugo? Ubu se bizagenda gute? Nta kindi gisubizo Emma yabonye usibye gufata iya mbere agatangira kwiga izo ndimi z'amarenga kugira ngo azajye abasha kuvugana na nyirabukwe Dariya. Yabikoze ku ibanga rikomeye cyane ku buryo n'umukunzi we Jeff atigeze abimenya. Yumvaga ashaka kuzatungura nyirabukwe ku munsi w'ubukwe bwe, akamubwira ko yamwishimiye cyane. Yumvaga kandi ko abikoze kugira ngo azamubere umukazana mwiza babasha guhuza muri byose. Emma kuva kera akimara kumenya ubwenge akabona ko nta mama we afite, yumvaga undi mu mama azagira ari nyirabukwe. Yumvaga azamubera nyina akamubera byose. Yumvaga kandi nawe azakora uko ashoboye kose kugira ngo azabashe kuba umukazana mwiza. Yumvaga nta mpamvu n'imwe ashaka ko izamuturukaho kugira ngo atazabera nyirabukwe imbogamizi yo kuba babana neza. Noneho kandi icyamushimishije cyane ni ukuntu yabonaga afite nyirabukwe ukiri mutoya, ukiri inkumi, bashobora kuzajya baganira bagahuza. Yumvaga rero kuba yakwiga izo ndimi nawe akazimenya ari surprise ikomeye cyane afitiye Jeff na mama we Dariya. Emma ntibyatinze yahise atangira kwiga. Yari azi ko ari ibintu byoroshye azahita abifata ku buryo bworoshye cyane, ariko gutwara intoki byatangiye kumugora,
bisa n'ibintu byabanje kumugora ubwo yatangiraga kwiga, gusa kuko yari afite umuhate, afite icyo ashaka, byatangiye kuza. Abona rwose atangiye no kubimenya ku buryo abantu bazi gukoresha izo ndimi neza baramutse barimo baganira, utuntu twamucika twaba ari duke cyane. Ubwo ni nako kandi igihe cy'ubukwe cyari cyegereje, haburaga ibyumweru 2 gusa. Muri icyo gihe kandi yagombaga kujya kureba Jeff mu rugo kuko hari byinshi bagombaga gupanga mu bijyanye n'ubukwe. Emma yumvaga yishimye, noneho kuba ari buze kwibonera n'amaso ye ibyo nyirabukwe ari buze kuvuga, akabona ari buze gushimishwa no kubona nyirabukwe yandikira Jeff amubwira yuko yamukunze nk'umukazana we, akumva ni ibintu byiza cyane ari bubashe kwibonera. Ariko nanone yagombaga kwitonda kuko yashoboraga guhubuka nawe akiha ibyo kumuvugisha, nuko surprise ye ikaba irapfuye kandi yarashakaga kuzabatungura. Yaragiye agezeyo, Jeff araza aramusuhuza, amubwira ko mama we hari ibyo yari akiri gutegura, ko hari twinshi aba ari gutegurira umukazana we yakunze cyane. Emma na Jeff ngo bakomeje kwicara baraganira bishimye baseka byacitse. Nuko mama wa Jeff, Daria, hashize akanya nawe araza, nuko arinjira, ariko isura ye itangira guhinduka, ubona ntiyishimye habe na gato. Nuko asuhuza Emma, arangije yicara ahateganye na Jeff, batangira kuvugana. Daria mama wa Jeff aba ari utangira, nuko abwira umuhungu we atari ko iyo uri kumwe n'icyo gikobwa museka gutyo muganira, wowe wumva bishimisha. Jeff aramusubiza ati, ariko sweetie, urabizi ko mba ngomba kujijisha nkigira nkaho mukunda, kandi humura imipango yacu irenda gucamo, wowe rindira dusezerane gusa. Daria aramwenyura ati, umbabarire sheri, hari igihe rega mba numva ntashoboye kwihanganira ko kubonana n'undi mukobwa. Emma yarimo yitegereza ibyo baganira byose kuko yarasigaye abizi neza, ariko agahinda karamwica, yumva avuze akwirwa neza. Nuko akomeza kubitegereza ariko yashingutse umutima. Jeff ageze aho yikangamo, abonye ukuntu Emma yari arimo kubitegereza, ati, Emma, ko mbona ushishikajwe n'ikiganiro ndi kugirana na mama, uzi ko wagira ngo nawe izindi murazizi. Emma nubwo kwihangana ngo agire icyo avuga bitari byoroshye, ariko yarihanganye ati, erega sheri, mba ndi kubitegereza ngo ndebe ko wenda hari icyo nakuramo, ariko wapi. Ariko nyuma y'ubukwe, kuko tuzaba turi kumwe hano twese mu rugo, kandi icyo gihe nzaba mfite umwanya uhagije n'ikiruhuko, muzihangane rwose munyigishe, sibyo? Jeff ati, nibyo rwose tuzakwigisha, ngaho reka mbibwire na mama ahubwo abe yitegura tuzafatanye tukwigisha. Emma ati, yego bimubwire ko muzanyigisha nuko tukazajya tuvugana. Jeff ubwo yahise arekeraho kuganira na Emma, nuko atangira kuvugana na Daria. Jeff ati, wumvise ubwenge bwe buke? Daria araseka ati, tuzajya kugera icyo gihe cyo kumwigisha mwenda gusaba gatanya, nuko mugabane twigendere. Jeff ati, nubwo ariko afite imitungo myinshi mwanditseho, ariko uriya musaza ngo ni se, uwamukura mu nzira yose ikajya kuri Emma, nibwo twazabona imitungo myinshi n'amafaranga menshi. Daria ati, ariko wibuke ko nta buryo buhari, kandi wibuke ko ibyo twabigerageje kenshi bikanga. N'ibya Emma byonyine rwose birahagije, birimo igishoro cy'ubuzima gifatika. Emma ubwo byose niko yari akomeje kubyitegereza, ageze aho yumva ntiyakomeza kwihangana, nuko arasezera arataha. Emma yageze mu rugo akomeza gutekereza ku byo yabonye n'amaso ye, nuko biramurenga. Nuko ashaka umwanzuro ari bufata arawubura, ariko ageze aho yumva ko atagomba guhagarika ubukwe,
nuko akomeza imyiteguro nk'ibisanzwe. Yakomeje gutekereza ukuntu Jeff aba amubwira ko akunda ubuzima buri prive, ko ashaka ko ubukwe bwabo hazazamo abantu bakeya. Yibuka ukuntu atajya atuma hari amafoto yabo bapostinga, yibuka byinshi yagiye amubwira ariko yabitekereza noneho muri ako kanya kumva byose yaramubeshyaga. Yibuka ukuntu atigeze amwereka n'umuntu n'umwe mu bo yamubwiraga ko bakorana, abona ni ibintu byinshi cyane yamubeshye. Nuko koko abona ko ibyo papa we yamubwiraga ko atagomba kwizera umuntu n'umwe ku buryo bworoshye. Yasubije amaso inyuma asanga Jeff yari yaramwizeho, amuzi neza mbere y'uko batangira gukundana. Abona ko byose byari imipango ye. Emma kandi ubwo niko ubukwe bwari bukomeje kwegereza, itariki y'ubukwe rwose yari iri hafi. Muri iyo minsi kandi yari afitanye gahunda n'abakobwa b'inshuti ze, bagomba gukomeza gupanga ubukwe. Emma icyo gihe yari yicaye hamwe n'izo nshuti ze, abandi bakobwa ariko icyo gihe bari bishimye, ariko ibitekerezo biri ahandi. Bagenzi be bakomezaga bamubaza impamvu atakishima, ariko we yumvaga adashaka kubivugaho muri ako kanya. Gusa yagomezaga abajijisha, ababwira ibindi kugira ngo bareke gukomeza kumubaza byinshi. Imyiteguro yari igeze kure, imyenda y'ubukwe yose yari yaradodesheje yararangije kuzura, mbese icyaburaga n'itariki gusa. Emma mu rugo kandi yari asigaye yirirwa arira, kurya byaramunaniye. Papa we akagira ngo ni agahinda kuko bagiye gutandukana. Emma ariko yageze aho yegera papa we, aramubwira ati papa, hari ikintu nshaka kugusaba kandi ntubyange. Papa ati ni ibiki se? Emma ati papa, ndashaka ko imitungo yose inyanditseho iba igusubiyeho, nuko njyewe singira ikintu na kimwe nsigarana ku mazina yanjye. Papa we ati kubera iki se kandi? Emma ati fasha mu gihe gito gisigaye ngo nkore ubukwe habe nta kintu na kimwe kinyanditseho. Papa ati kubera iki nyine? Mbwira ni iki cyakubayeho, mbwira nimba ari ibishoboka ndakugira inama. Emma yatangiye kubwira papa we ibyamubayeho. Papa wabyumvise arababara, ati none ibyo bikaba byaragenze gutyo ukabimenya ukaba ukivuga iby'ubukwe? Emma ati papa, nabitekerejeho numva nanjye singomba kubuhagarika. Ndashaka kumuha isomo, ndashaka ko nyine tuzakomezanya tugasezerana nk'ibisanzwe. Ndabizi ko apanga ko ari igihe gitoya, nuko akazahita asaba agatanya. Rero ndagira ngo icyo gihe nikigera azasange nta mutungo n'umwe mfite, nuko nawe asange yarataye igihe cye. Niyo mpamvu ndi kukubwira ngo imitungo yose nari mfite ijye ku mazina yawe. Ndashaka kuzamuha isomo rikomeye cyane. Papa we ati tuza mwana wanjye, wikoreshwa n'umujinya ngo ufate imyanzuro igayitse. Va muri ibyo ngibyo mwana wanjye, wowe ugize Imana uramumenye, none urashaka kwishora muri uwo muriro? Mureke, gira vuba ahubwo iby'ubukwe utangire ubibwire abantu yuko butagihari. Uzi ko umuntu nk'uwo ariko yanakwica. Emma yatangiye kwibuka ukuntu banavuze ko papa we nawe ababangamiye ko ibyiza bamukura mu nzira, nuko ko karushaho kugira ubwoba. Yumva ko umwanzuro ukwiye yafata ari uko yahagarika iby'ubukwe. Nuko abwira papa we ko yumva umwanzuro nawe agiye gufata noneho ari uguhagarika ubukwe. Ise aramushimira, atufasha umwanzuro mwiza, naho ubundi wari ugiye gukoreshwa n'umujinya kandi wari kuzabyicuza. Ubukwe bureke, abasore ni benshi, uzabona ugukunda uzakwibagiza uwo mutekamutwe. Gusa natwe ntitugomba guceceka. Abo batekamutwe ugomba kubagenzura mu ibanga, tukabashyikiriza polisi mbere y'uko ubwira umusore ko wamuvumbuye. Emma ati nibyo, ariko se nabikora nte papa kugira ngo tubone ibimenyetso bifatika? Papa we ati shaka uburyo ugenda
ushyire kamera muri urwo rugo rwabo. Nubwo wenda tutahita tubona ibimenyetso bifatika, ariko n'ibyo byakifashishwa. Emma yagiye kubasura, yinjira mu cyumba cya Jeff na Dalia nkaho rwose nta n'icyabaye, nuko ahashyira kamera. Abikora ku buryo nta muntu wayibona. Gusa ibyo babonye bamaze kuyihakura ni ibitangaza. Jeff na Dalia babonye neza yuko ari umugore n'umugabo. Mu biganiro bagiranye harimo ukuntu bajya bateka imitwe mu mijyi myinshi itandukanye, bagahora bimuka kugira ngo hatazagira ubavumbura. Dalia yabwiraga Jeff ati, nitumara kubona amafaranga yo kwa Emma, noneho ibintu byo guteka imitwe tuzabireke. Uriya mukobwa afite imitungo myinshi n'amafaranga ahagije, tuzahita dusezerana, nuko dushakamo n'ikintu twakora kitwinjiriza, tureke ibi bintu by'ubutekamutwe kuko bashobora no kudufunga. Rwose icyo gihe Dalia noneho yavugaga neza nta marenga na makeya aca. Emma na papa we bararebye barumirwa. Bidatinze papa Emma yajyanye ikirego kuri polisi. Nuko abari biteze kurya amafaranga bataruhiye y'ubutekamutwe, nuko batabwa muri yombi. Polisi ikomeza no gukusanya ibindi bimenyetso. Nuko Emma na papa we nabo bamenyesha abantu bose ko ubukwe butakibaye. Emma muri iyo minsi kuko yari atarabyakira, agahinda kari kose. Wa munsi w'ubukwe bwe warageze, nuko afata ya kanzu nziza cyane bari bamudodiye arayambara. Mukabona disi yari kubaberewe cyane, ari umugeni mwiza w'igitangaza. Nuko afata agafoto agashyira ahantu ngo azajya ahora akareba, yibuke ibyo bintu byamubayeho cyo gukundana n'umutekamutwe. Nuko akomeza gutekereza ubutekamutwe bwa Jeff na Dalia. Ati ubwenge n'ubuhanga abantu bafite baramutse babikoresheje mu iterambere, isi yose yaba nziza. Reka ngushimire cyane rero we wabanye natwe muri iyi nkuru. Uramutse wayikunze, kora share no ku bandi, kandi nkurarikire no kuzakomezanya natwe mu nkuru ziri imbere. Ni nziza kandi ni nyinshi cyane tugufitiye. Imana ikomeze ibarinde, tuzahura ubutaha. Mwese muri amahoro, ndabakunda cyane.